umaze igihe usenga ukumva isengesho ntaho rigera, ukumva ntushubijwe, ukumva ni nkaho ntacyo ukoze, ariko ntiwari uzi tekinike, ntiwari uzi uko bigenda, ariko ngiye kukubwira uburyo usenga Imana ikakumva, kandi iyo yumvise iragusubiza. Iyo imaze kukumva iragusubiza, igisubizo naho utakibona ako kanya, ariko Imana iragusubiza. Hari ubwo wagiye usenga kenshi, ugasenga ukumva ntirirenze na parafo, ntirigeze ku Mana, ariko uyu munsi ugiye gusenga isengesho rigera ku Mana. Ugiye gukomangira Imana ikingure. Muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7 haratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Umaze igihe ukomanga ukabona ntukingurirwa, ndakwereka tekiniki. Tekinike turayisanga muri Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 18. Haravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha, mukureho ingeso mbi zo mu mirimo yanyu. Gusengera ku byaha bituma Imana itumva. Ku murongo wa 18 ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, naho byaba byinshi cyane, birahinduka umweru. Haleluya! Birahinduka umweru bise na sheregi. Naho byatukura nk'umuhemba, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Haleluya! Amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga. Ndarata amaraso ya Yesu Kristo yankuyeho ibyaha, ashoboye kweza ibyaha byose bikavaho, ukabishaka ukabibura. Naho Satani yageraho akakujomba, Satani arajombana, ariko ari munsi y'ibirenge byacu. Yesu ku musaraba, Satani yamushize hasi munsi y'ibirenge byacu, turamukandagira akatukomeretsa ku gitsi, ariko natwe turamuhonyora tukamukandagira ku mutwe. Ari hasi ajya kwegura umutwe, ukubitaho. Umenya icyatumaga Imana itakumva. Muri Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Uwiteka ntiyananiwe kugutabara muri iyo situwasiyo urimo. Oya, umva impamvu atagutabaye. Amaso y'Uwiteka ntiyananiwe kukureba aho uri. Umva impamvu wumva ko Imana itakureba, itazi ibyawe. Ngo ahubwo ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ikanga kumva, ikanga no kureba. Ibyaha bituma Imana itabasha kukureba, ntibashe kukumva, ntibashe kugusubiza. Bikureho uyu munsi. Noneho tugiye gusenga, tugiye kurambura, dukureho ibyaha byose byo mu mirimo yacu, tubyihane byose, tumareyo, dushire ku murongo. Noneho hanyuma yaho igikurikiraho ni iki? Muri Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 7 ngo murwanye Satani. Igikurikiraho turarwanya Satani. Murwanye Satani, mwegere Imana. Isengesho rikwegereza Imana. Dukomere ku mavi, dukomere ku masengesho, ku gusenga, gukiranuka kuva mu masengesho, gukiranuka kuva imbere y'Imana. Imbere y'Imana niho hari gukiranuka honyine. Wasenze ntushobora gukora ibyaha, wasenze ukaguma imbere y'Imana, ikwambika imbaraga zo gukubita Satani ukamunesha. Wumvise tekinike? Iyi tekiniki irakora
ndavuga ubuzima bwanjye, ndavuga ibyo mbamo, ndavuga ijambo ry'Imana. Menya ngo ijambo ry'Imana ni wowe ribwira, iri jambo ry'Imana ni iryacu. Icyo rivuze cyose ukagikora kirakoreka, birakoreka. Niba harimo ijambo kurwanya Satani, wibaho ngo nturi bumwirukane, wibaho ngo nturi bumurwanye, urwana nawe, uramutwika agashya, uramwirukana akagenda. Ibyo ndabihamya, ibyo ndabizi, birakoreka. Mu Befesi igice cya 6 ku murongo wa 10 ukagera ku murongo wa 18 hatubwira yuko tugomba kwambara intwaro zose z'Imana. Niwakwambara intwaro utagiye ku rugamba, ngo kuko abadukirana nabo ntabwo bambaye umubiri, niyo mpamvu tubakubitira mu isengesho. Nta handi wabakubitira, nta handi warwanira, ni mu isengesho. Ngo dukirana n'imbaraga z'umwijima zikorera mu kirere, ngo n'abatware n'abafite ubushobozi. Izo mbaraga z'umwijima kugira ngo zirwane ni imyuka, nawe ugomba kuba mu mwuka. Ntago barwanisha umubiri, ntago bambaye umubiri n'amaraso. Nawe rero ugomba kurenga hahandi ho kurwanisha umubiri, ukaba mu mwuka. Kuba mu mwuka ni ukuba wasenze cyane, ntago ari ugusenga bya nyirarureshwa, ni ugusenga ngo musenge ubudasiba, usenge nta gutuza. Ukomeze usenge buri kanya, usenge, priye sans cesse, nturekere, kugira ngo nawe uhinduke umwuka, urwanire mu mwuka, urwanye imyuka. Uri mu mubiri wambaye umubiri ntago bikunda. Ntabwo bivamo. Ngo nuko mwambare sentire, mukenyere, mukomeze, mukenyere ukuri. Nusanga ufite ikinyoma ukihane. Numara gukenyera ukuri, wambare no gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ubwo gukiranuka uzagukura hehe? Imbere y'Imana, mu gusenga, mu guhora usenga, maze ubone gukiranuka kwa kundi kuva imbere y'Imana. Satani atakurasa mu gatuza, uri ku rugamba. Niba utarwana yagufashe mateko, ugomba kumurwanya. Ntabwo muri kumwe, ni umwanzi wawe, ugomba kumurwanya. Kimwe mukarwana. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Mwambare n'inkweto, aribwo butumwa bwiza. Akanwa kawe kave mu butumwa bwiza. Wigisha abantu uko bamenya Imana, uko bakiranuka, uvuga ubutumwa. Igwizeho intwaro zose z'Imana, maze urwane. Maze uzabona uburyo uzajya usenga, isengesho rikagera imbere y'Imana, ugasubizwa. Maze mwambare n'agakiza k'ab'ingofero. Akira umwami Yesu muri wowe, akira agakiza, niwe ugushoboza. Abe muri wowe, nawe ube muri we, maze icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Maze wibikeho n'ijambo ry'Imana, usome ijambo ry'Imana, usabe Imana kugushoboza kurimemoriza rikaba muri wowe mu bwenge bwawe. Maze usabe no kwizera nk'ingabo igukingira. Naho ibitero biza bingana bite, wizere, ugire kwizera.
uvuga ati mana wankijije biriya byaha, niba ndabitambuka, niba ndayizeye, niba simbigwamo, niba ndabivuyemo, niba ndabivamo. gira ingabo yo kwizera, ujye ukingaho, ukinge satani nakurasa umwambi, ukingeho, ugende uri kubara, ubara, araguhiga, arakurasa imbere n'inyuma, wijenje karera aragufata amateko. maze ikindi wibikeho umwuka wera. Umwuka wera azajya aguhishurira, akubwira ati umwanzi aturutse aha, akubwira ati bigenze gutya. Burya umwanzi agutegeye ku munwa, aceceka, arashaka kugucumuriza ku byo wumva. Ayo matwi ubyima amatwi ntubyumve, naho byagera mu gutwi use naho utabyumvise. wibike intwaro zose z'Imana. Senga uwo muri ubu buryo rero, senga, dufatanye isengesho, urabona wumvirwa, urabona usubizwa. Uwiteka Mana yacu, nyiricyubahiro cyose no gukomera no guhimbazwa, ni wowe Mana yonyine, nta yindi Mana ibaho. Ndakuramya nkwikubise imbere, ndagupfukamiye. Uri Imana yo gupfukamirwa, uri Imana yo gusingizwa, uri Imana yacu, urahambaye. Ndagushimye ko wandinze simfire mu byaha. Aka kanya byose ngiye kubyihana imbere yawe, nta na kimwe nsize. Umucyo wawe numurikire, umurikire gatashe kose kandi ho nkabone, nta cyaha nshaka gusigarana. Satani ndamwanze, Satani ndamwirukanye n'ibyaha bye byose mu izina rya Yesu Kristo. Data umbabarira ubusambanyi, dayimoni y'ubusambanyi ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mana umbabarire kubesha, dayimoni yo kubesha ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mana umbabarire kwiba, dayimoni yo kwiba ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mana umbabarire gutukana, dayimoni yo gutukana ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mana umbabarire ishyari, dayimoni y'ishyari ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mana umbabarire kunegura, dayimoni yo kunegura ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Icyaha cyose ndakirukanye. Narunge ubwanjye n'ababyeyi banjye nabo nakomotseho bose twaracumuye. Ibyaha byabo n'ibyanjye wongeye kubimpanira hamwe, kuko nkugarukiye Mana, kuko nihanye. Uwiteka ndakwinginze, unyeze rwose unkureho icyaha cyose na karande yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndaca umugozi wose wampuzaga na karande mu izina rya Yesu. Ndaca umugozi wose wampuzaga n'icyaha mu izina rya Yesu. Ndatwika imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Satani ndakwirukanye, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Ndatwika abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni b'agahinda ndabirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'ubushomeri ndabirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni banteza ibihombo ndabirukanye mu izina rya Yesu. Ndatwika imbaraga z'umwijima, ndabohoza ibyanjye byose Satani yanyaze. Satani ni umwambuzi, ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Ibyanjye byose ndabigaruje mu izina rya Yesu Kristo. Ubutunzi bwanjye ndabwakiriye, amafaranga yanjye ndayakiriye, akazi kanjye ndakakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nakiriye Yesu gakiza, ndakwakiriye Mwami wanjye, kugira ngo ugenga ubuzima bwanjye. Guhera uyu munsi nzaguma ku mavi, nzaguma ku birenge byawe, nzakwizirikaho, sinzakuvaho. Imbere yawe niho hava gukiranuka, kandi ndashaka gukiranuka, ndashaka kuba uwera Uwiteka, kuko turi abana bawe. Abana bawe bagomba gusa na se, abana bawe bagomba kubabera nk'uko se yera. Uwiteka Mwami Imana, twambike gukiranuka, twambike intwaro zose z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twuzuza umwuka wera,
twuzuza imbaraga z'ijambo, amavuta yo guhanura mu izina rya Yesu Kristo. Dukore ku maso turebe, dukore ku matwi twumve. Mwami Imana isumba byose, nyaguhora ku ngoma we, twumva ijwi ryawe. Ndagushaka Mana, ndashaka kunyereka, ndashaka kureba mu maso hawe. Ijambo ryawe riravuga ngo ukunda abagukunda. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17, kandi abagushakana umwete bazakubona. Ndagushakana umwete, ntera umwete wo kugushaka. Mwami Imana, ndakwinginze unyambike gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, unyambike inkweto mbashe kuvuga ubutumwa bwiza. Uwiteka Mwami Imana, aba ari wowe ujya wivugira. Uwiteka Mwami Imana, ubumbura akanwa kanjye wivugire. Ndakwinginze Mwami Imana, kugira ngo nguhamye, kuko ubutumwa bwiza butankoza isoni. Mpamye mu mahanga yose, isi yose ikumenye. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, ntinyura nshoboza Mwami Imana. Ndakwinginze, ndaguhendahenda mu izina rya Yesu. Wavuze kutazigera wima ibyiza babigusabye. Waravuze ngo twohereje mu mahanga yose tubwirize ubutumwa bwiza. Mwami Imana, dushoboze abantu bamenye inkuru ya Kristo, bamenye ko bacunguwe, bamenye ko batakiri mu bubata bw'icyaha, bamenye yuko batagitegekwa n'imbaraga z'umwijima, bamenye ko bagomba kurwana na Satani. Bamenye ijambo ryawe. Ijambo ryawe nitwe ryandikiwe. Warambwiye ngo niryo ryandikiwe, ngo iri jambo ni iryacu ku munota wose turyumvise. Duhe imbaraga zo kurwanya Satani, tumuneshe. Uturinde icyaha ntikizongere kutugarukaho ukundi. Tugotesha umuriro wawe, utwika abadayimoni batwegera kutwanduza. Duhore twera duhore twera nk'ubwoya bw'intama bwera. Mwami Imana, turakwinginze duhe imbaraga, amavuta y'ijambo. Duhore dusoma ijambo ryawe kandi dushobora kurifata. Mwami Imana, tutaryibagirwa. Umudayimoni utwibagiza ijambo ndamutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, duhe umwuka wera. Wavuze kutazigera wima umwuka wera bamugusabye. Turashaka umwuka wera, turashaka umwuka wera. Mwuka w'Imana, ngwino muri twe. Tuguhaye ikaze na karibu. Uwiteka, turashaka kugira ngo Nyagasani uduhe kwizera, tugire kwizera nk'ingabo, dutware kwizera nk'ingabo. Tuzajya dukubita imyambi y'umwanzi yose iduhagurukiye. Duhe kwizera Mana. Byose biva imbere yawe, byose biva mu masengesho, byose biva mu gusenga. Imbere yawe niho duturije. Uwiteka Mwami Imana, duciye bugufi cyane. Wowe nyiri icyubahiro cyose, wowe nyiri ubwenge bwose. Uduhe ubwenge Mwana, uduhe kukubaha Mana, uduhe kugendera imbere yawe, duhera abantu ubwenge. Uwiteka Mwami Imana, wubake inkozi ziri gusenyuka. Uwiteka Mwami Imana, utugarurire ibyacu Satani yari yaranyaze. Uwambuwe umugabo amugarurirwa, uwambuwe umugore amugarurirwa, uwambuwe abana bagarurirwa, uwambuwe akazi akagarurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Uwambuwe amahirwe yagarurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Uwahombye ahomborwe nawe Yesu. Uwiteka Nyagasani, umukubire nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze Nyiringabo, ndakwinginze Data wa twese, buri wese abona ineza yawe. Turasaba amahoro, turasaba umutekano, turasaba imbaraga z'ijuru kugira ngo zitugote ubwacu n'imiryango yacu n'igihugu cyacu. Icyaduhagurukira ugihagurukire, icyaturwanya ukirwanya. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu atugote, amaraso ya Yesu atugotera igihugu. Oh haleluya Mwami Imana, duhishe muri wowe gitare gikomeye. Turishinganishije muri Yesu Kristo igitare gikomeye. Imyambi ya Satani ntitugereho habe na gato. Cyahagurukira kuturwanya, urusasu rwadutera ruhinduka amazi. Ndibuka Mwami Imana, ubwo wanyerekaga nihishe mu rutare Yesu Kristo,
Satana ndasaho amasasu menshi agahinduka amazi ntamena urutare. Yesu Kristo uri urutare rukomeye, uri umutamenwa, uri muri wowe nta cyamuhangara, uri muri wowe nta cyamugeraho. Uwiteka Data, turakwinginze uhishe igihugu cyacu mu rutare, uduhishe mu rutare, twibere muri Yesu Kristo, twibere mu mahoro yawe. Oh haleluya. Uwiteka Mwami Imana, uduhe iterambere, icyo dukoze kitubere cyiza. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, Data mwiza, uri Imana igisezerano igasohoza. Uwiteka amasezerano yacu yasohoze. Uwiteka ibyo wasezeraniye igihugu cyacu bisohoze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana twiringira, Data mwiza, ndasengera abakeneye gushaka. Uwiteka ni wowe ureba, ni wowe utanga umugeni ukwiriye. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, buri wese nyagasani umwihishurire. Uwiteka Mwami Imana, abona ukuboko kwawe, abona umukwiriye w'umugisha. Uwiteka Mwami Imana, ndakwinginze ndaguhendahenda. Uwiteka ndaguhendahenda, umwuka mubi wose wahagurukira kurwanya ingo ndawutwitse, ndawunanije mu izina rya Yesu. Umwuka mubi wose wahagurukira kurwanya igihugu cyacu ndawutwitse mu izina rya Yesu. Umwuka mubi wose wahagurukira kurwanya abana bawe ndawutwitse mu izina rya Yesu. Mpamagaye imbaraga z'ijuru, mpamagaye uburinzi bw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, ntawasabye, nta mubyeyi umwana we yamusaba ifi ngo amuhe inzoka. Data, natwe ibyo tugusabye uduhe ibyiza Uwiteka, kuko nta kibugira. Uwiteka Mwami Imana, witeguye kutwambika ukadukenyeza ukaturimbisha, tugasa neza nk'abana bawe, tukarya nk'abana bawe, tukagenda nk'abana bawe, ukaduha agaciro nk'abana bawe. Uwiteka ubwami bwawe nibuze muri twe, ubwami bwawe nibuze muri twe. Ibwami nta na kimwe kihabura, ibwami hari iby'agaciro. Mwami Imana, ndibukumbwira ngo dusenge, ngo ubwami bwawe nibuze muri twe. Uwiteka Mwami Imana, jye ubwanjye narabikoze, nabonye nyagasani icyo uvuze ugikurikira ukagisohoza. Nabonye ubwami bwawe buza. Uwiteka buri wese wumvira isengesho, muha imbaraga zo gusenga, hamagara ubwami bwawe. Ubwami bwawe ni ubw'amahoro, ubwami bwawe ni ubw'ibyishimo. Oh haleluya. Ibwami hari ibyiza gusa. Oh haleluya. Ibwami nta maganya hari, ibwami hari umutekano. Ubwami bwawe nibuze, nibuze, nibuze mu gihugu cyacu, nibuze mu ngo zacu. Ubwami bwawe nibuza mu gihugu cyacu, turatura mu magorofa. Nibuza mu gihugu cyacu, turarya nk'abana b'umwami, turi abana bisumba byose. Duhamagaye ubwami bwawe. Ubwa Satani turabwirukanye, ubwa Satani turabwirukanye. Satani niwe uteza ibyago, Satani ibye ni ibyo kuza kwiba. Ibya Satani ni ibibi, ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Ndatwika ibyaturwanyaga byose, bikururuke, bigendeshe inda, binanirwe mu izina rya Yesu Kristo. Kristo mahoro yacu, wima ingoma mu mitima yacu, mu gihugu cyacu. Abandi biringira amafarashi, biringira abakomeye, ariko twebwe turakwiringiye Uwiteka, ntituzakuvaho. Turakwiringiye Mana yacu, wowe utuneshereza, wowe wanesheje. Ukomeze uneshe, ukomeze uganze, bwugamo bw'umugaru. Mana yacu, Mana nziza, urakoze kujya wumva gusenga. Turizeye ko utwumvise, kandi ubwo wumvise uradushubije. Amaso yacu agiye kubona ibyiza. Tugiye kwinjira mu kazi, tugiye kwinjira mu ngo zacu, tugiye kubona abana bacu, tugiye kubona ibyiza
watugeneye. Uwiteka, tugiye kugubwa neza, turyama ntatikanga ikibi, kuko tukwiringiye Mana, kuko utwumvise Mana. Udukomereze mu masengesho, udukomereze imbere yawe, natwe tukwikomejeho. Dusezeranye isezerano nawe ko tutazasubira mu byaha, ko tutazakora ikibi na kimwe. Haleluya! Ko tuzakomeza kwizirika ku ijambo ryawe, tukarisoma ku manywa na nijoro, tugasenga ku manywa na nijoro, ubudatuza Mwami Imana. Dusezeranye ko tutazongera gukorera Satani, mu izina rya Yesu. Satani ibye byose turabyanze, twamaganye ibikorwa byose bya Satani, twamaganye ibikorwa byose by'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo. Dushaka ingoma yawe Kristo, urakoze uragahora ku ngoma, ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye.